Turi mu karere ka Gicumbi ni umurenge wa Bwisige, aho turi gukurikirana umuhango wo gushyingura umugabo uherutse kwitaba Imana biturutse ku biza, ndetse n'umugore we akaba nawe byaragenze uko bakaba barapfiriye rimwe, ariko imirambo ntiyabonekera rimwe. Turi hamwe n'umuturage umwe hano muri Bwisige wabashije gukurikirana ibyo kurohora iyo mirambo, twagira ngo atwibwire hanyuma atubwire uko ibi byago yabimenye ndetse n'uburyo bwo kurohora aba bantu uko bwagenze. Yego, nitwa Daniel Habimana. Uko byagenze ni ukuvuga uyu mugabo n'umugore batashye ari ku mugoroba, ariko imvura yari yaguye ku cyumweru. Mu gihe bari kwambuka ikiraro huza umurenge wa Byumba n'uwa Bwisige, nibwo babashije kuba bagwamo, kuko imvura yari yaguye, hari amazi menshi, babasha kuba bagwamo. Mu gitondo nibwo twatangiye gushakira kumva ko abantu babuze, ariko tuza kubona umurambo w'umwe, ni ukuvuga umudamu yari yarohamye, yaragiye ahagarara, yatangiwe n'igiti cyo mu murindi ku muhanda, hepfo y'umuhanda wambuka Ruziku, ni ukuvuga ni hino gato ya 19. Amazi yarakiri menshi, umurambo w'umugabo wo ntabwo twabashije kuza kumubona, ariko twabashije kumubona ejo, ni ukuvuga ejo hashije ku wa 4 nibwo twabashije kumubona. Ubuyobozi burabasha kumugeza kwa muganga, ariko uyu munsi tugiye kumushyingura ahangaha. Nk'umuntu wakurikiranye ibyo kurohora iyo mirambo, ese umurambo w'umugore mwawubonye hashize igihe kingana iki barohamye, uw'umugabo harashize igihe kingana iki, hanyuma ni ibintu mwakiriye mute muri rusange? Birumvikana kubyakira byaragoranye, kuko kubura abantu babiri mu rugo icyarimwe ni ibintu biteye agahinda, kandi byaratubabaje twese. Mu kubona uwo murambo w'umugore, ukuvuga ko yarohamye ku cyumweru nimugoroba, ariko twaje kumubona ku wa mbere mu masaa 7 nibwo twaje kubasha kugera aho yari ari. Ariko uwo mugabo yari amaze, twamubonye ejo ku wa 4, ni ukuvuga ko ubwo yari amaze iminsi 4 aho mu mazi. Umugore nawe ntabwo yarashyingurwa cyangwa yarashyinguwe? Umugore yashyinguwe ku wa 2 washize. Mwabonye abantu batavuga ngo ni ugutegereza n'umurambo w'umugabo ukaboneka kugira ngo bashyingurire rimwe, muravuga muti reka tumushyingure? Kubera ko tutari tuzi neza nimba tuzamubona, twabanje gushyingura umugore, dutegereza gushakisha umurambo w'umugabo. Hari ahantu se amazi yabatwaye? Ni ubwa mbere amazi atwaye abantu bagapfa hariya, cyangwa hari n'ikindi gihe byigeze kuba? Ni ubwa mbere atwaye abantu agahitana n'ubuzima bwabo, ariko hari igihe kubera ikiraro kigizwe n'uduti 3 natwo tutameze neza, ni ukuvuga ko hari igihe bahagera iyo imvura yaguye, cyangwa se hari ikindi gihe bakaba banyerera bakagwamo, ariko bakabasha kuvamo bakiri bazima. Turi hano turi gukurikira umuhango wo gushyingura umuntu watwawe n'amazi. Twagira ngo tubwire yitwa nde, yavutse ryari? Yitwa Kabengo Augustine, yavutse muri 61 ku itariki 5 z'ukwa 2 61. Mufitanye isano yihe mzee? Mufitanye ihe sano? Kabengo se ni murumuna wanjye mama numa. Data ni Karegeya, mama ni Karubera. Uko njye navutse muri 47, ubu ko bagiye bankurikira muri 61, ubu nari ngimbutse.
twahinga tukubaze batubwiye ko n'umugore we nawe Umugore we- yabatwariye hamwe, ibyo nibyo? iriya mvura hirya bari hamwe, hari ikiraro bambutse uvuye ku muhanda ku Kibanda baza mu rugo, baturutse ahitwa Rwasama. Amazi yuzuye rero umugore atsikiye, nk'igihe ajya kumufata bagendana bose mu mazi, agiye kumutabara, amupfuka amutabara, ubwo mazi abajyanira kimwe. none Kabengo mu buzima busanzwe yakoraga akahe kazi? Akazi yakoraga yari umubaji, yabazaga inzugi, agasakara amazu, amabati yasakaraga, niwo mwuga yakoraga. Mukimara kumva ayo makuru ko Kabengo n'umugore we bombi bapfanye muri ubwo buryo butunguranye, ni nk'umuryango mwabyakiriye muti? Ku muryango twabyakiranye akababaro n'agahinda, twese ko umuryango nta nabi yari afite, no mu rwego ko hari amahoro. Ndavuga mwahise mwumva mubaye muti mukimara kumva ayo makuru? Imigongo yacu twarakenyutse, mbese imigongo ubuze ndahagara, umusozi se kura ndafite agatege, umuntu umwe twose ibere rimwe, umuryango wari umwe. Apfuye atarwaye? Oya, no mu muryango nta n'uwigeze yumva amagambo mu muryango ngo ibibazo ibi n'ibi, hanyuma cyangwa ngo n'akaransuzuguye, n'agasuzuguro, nta jambo ryavutse mu muryango bitewe ku niwe. Ndavuga agira gutya arapfa atigeze arwara ngo mumurwaze? Ntabwo no kuba umufundi yigeze kuyobora, yigeze no kuba umuyobozi muri Sirire, yigeze kuyobora imyaka 5, nyuma nibwo waje guhinduramo ubuntuza, baza guhinduramo imidugudu. Ubwo rero umudugudu akurikira iby'ubufundi, hari ahantu yakoraga umudugudu ataboneka, ubwo bashyiraho umusimbura mu mudugudu. Murakoze cyane. Uko imibereho iri none Imana iramutunyaze, mwihangane, twakomeza dusenga Imana, wenda nidukundira izamwakira mu bayo. Turi hano mu murenge wa Bwisige mu karere ka Gicumbi, aho turi gukurikirana umuhango wo gushyingura umugabo witwa Kabengo Augustin watwawe n'amazi ndetse n'umugore we. Tukaba turi kumwe rero n'umwe mu bavandimwe be tugira ngo tumusabe atwibwire. Niyo nitwa Murekezi Fabian. Tubwire, ukimara kumva urupfu rw'umuvandimwe wawe wabaye ute mu mubiri, byagenze gute? Ubundi twebwe kugeza ubu ntabwo ndagera mu rugo, byatangajwe byari saa 4, bati mwene nyoko murumuna wawe n'umugore amazi yamutwaye, byari kuwa mbere saa 8. Kuryama ntabwo byakunze. Bivuze ngo hashize iminsi 5 utaragera mu rugo iwawe? Ntabwo twari dutegereje kubona umurambo. Mwirirwaga mushakisha mu bishanga? Kugeza ubu no kurya n'iki, arabo twari duturanye muri Gatsibo mu murenge wa Nyagihanga, ubu abaturanyi ubu turacyari kumwe hano, badushyigikiye, bavuga bati ese Murekezi ko agiye turasigara nande. Ubu turi kumwe hano n'umuryango wanjye wose urahari, n'uyu muhungu ufite nawe n'uwanjye. Mwirirwaga buri munsi mu gishanga mushakisha? Ubundi ngewe nkimara kumva ko tubuze umurambo, twasabye Imana tuti izaduhora, tujya hariya mu rugo iwe tuhakora akanama, noneho dushaka ukuntu twabitegura, dukora akantu k'akanama twateganije iminsi y'icyumweru. Noneho nirangira iyo minsi y'icyumweru irangiye, tuzabona gutegura ikiriyo, kuko yenda tuzaba tumaze guheba. Nanjye babwiye nti ariko nta murambo uhera burundu, amazi acogoye, Imana yatudohorera. Ntabwo se wageraga gutyo wenda ngo hagera bajya gushakisha mu mazi bare ko bamubona? Ntabwo twaryamye, kandi n'ubu hari n'umuntu wadushituye ngo umurambo barawubonye hari hafi kuri za Jenesi naki. Twaritanze tugaruka tumwaye, na none tukomeza kwipfunyika dufasha amarira gutyo, nuko tumeze. Mwagiye ntimwawubona? Ntabwo twawubonye. Ndashaka ngumbwire umunsi umenya ko umugabo n'umugore uriya muvandimwe wawe bapfuye, muri wowe wumvise ubaye gute? Ubusura burahungabanye,
icyumweru ntiturya ntituryama, ariko ikintu ndi gushima kuba wabonetse ngashyingura, hari igihe nabona igitotsi ubwo umutima waruhuka. umwibukira iki mwibukira ibyo babivuze byinshi. ndavuga kuri wowe, vuga kuri njyewe asa naho ari we niwe mutoya muri twe, ariko ubasha yari afite ntabwo yadufataga nk'umwana mubi. niwe muntu udukobye umutima nyine, nako ntabwo biragoye. buriya uko bamuvuze afite ubutwari bwinshi cyane, kandi kuba tumubuze tubuze umuntu ukomeye. wowe ku giti cyawe umwibukira kuki tumbuza umuvandimwe wanjye? njya kwimukira epfiriya yabigizemo uruhare. inzu natashyemo kubera ari umufundi niwe wabifashijemo, ntabwo kunyimura nigeze mwishyura kujya kunyubakira, ariko nanjye ntabwo hamwe nagize nakomeje kubasura nka mwene mama. mu kubaka inzu yawe yaragufashije? niwe wabinkoreye kuko yari umufundi. abikora ku buntu? ntabwo yishyuza, ngira ngo byavuzwe cyane. gusa abantu bose bababaye, kandi ikintu tumaze hano turi mu ngorane nako, ariko njyewe ubwanjye uko numva kuba mubonye nkamuhamba, areruya, naho ubundi ntabwo umutima yari iri hamwe. turi kumwe rero n'umuryango wa Kabengo, aho yego Augustin bamaze gushyingura mu kanya. turi kumwe rero n'abana be, twagira ngo twibwire. Yibuka abaye Françoise. Françoise, tubwire aba bantu tumaze gushyingura hano mwapfanaga iki? Bari ababyeyi banjye. hanyuma aya makuru mukimara kuyamenya ko bapfuye, muri wowe wabaye tukimara kumva ayo makuru? Gusa urebye ukuntu byagenze, barambwiye ati ababyeyi bawe babuze ku mugoroba, na n'ubu ntiturababona. ariko ubwo numva ko nabimenye nyuma ya saa sita, uwaje kunshaka yahise ambwira ko babonye umurambo w'umugore 19. ubwo mfite umugabo yahise afatiraho, ati ngiye kureba 19 n'insanga ari we, ndaguhamagara nkubwira. akigerayo yaramamagaye ati ni mama wawe pe. nahise nagiye yihuta ndagenda nsanga ni mama. kuva bakimara kuvuga ngo bamubuze, nta kintu nahise mpinduyeho, nahise numva ko mbyakiye kuko numvaga ntacyo nahinduraho. nsanga ni mama gutyo, ndatuza ndicara ndatekereza aho nsigaye n'aho barumuna banjye basigaye. numva gutekereza cyane ntacyo byangezeho, ndatuza. ukuntu abanaga rero n'ababyeyi bawe, umuntu agira urwibutso yibukira ku babyeyi be, akavuga atungiye ndababuze birarangiye sinzongera kubabona. iyo utekereje ko ugiye kujya muri ubwo buzima bwo kuba ababyeyi batazongera kubabona n'ukuntu mwabanye neza, ni ibiki wibukira ukavuga uti sinzi ibingibi rwose ubu ngubu ko bizagenda? ndi kwibuka nka gutya, nabaga nicaye nkavugana, ariko si ubumana we, ni mama kari kubagara amasaka, n'ubuhanyaruka nkajya kumubagarira, nkihuta nkamubagarira. mama akavuga ni wowe n'umwana wanjye nagaheruka, akaba yohereje umwana ati mugende mujye kundebera umwana. nkaza wenda nendeye nk'igicamunsi nka saa 8, ngasanga urugero nko kurya barangije, agahita wikwakwanya vuba vuba agacana imvura akakirira ibijumba mu ziko, ati umwana wanjye muramire. nicyo cyanshenguye nyine, nawe uri kubyumva ukuntu byangendekeye gutyo. ukimara kubyumva amarira yabaye menshi muri wowe, ufata umwanya wo kurira, ugezeho urabihagarika? nararebye ndabihagarika, kuko iyo njya mfata umwanya wo kurira sinari kubona nayo ndira, ahubwo numvaga nshaka kumukurikira, ariko mu mutima hakazamo akantu ko kwikomeza gatoya ukuntu. ako kantu gatoya ko kwikomeza niko kandamiye. iyo nakagira ubwo mba naramukurikiye. none gupfusha muri ubu buryo butunguranye, utarwaje ababyeyi ngo bagemurire kwa muganga, ngo bajye ku gitanda babone ubarwaze, wumvise ari ibintu bibaye gute kuri wowe? bitera agahinda cyane, bikanakomeretsa, bimeze nko kukwasa ishoka mu mutwe. reka tubaze na mukuru wawe nawe tubwire, natwibwire. Njyewe nitwa Masengesho Vestine. bampamagaye kuri telefone barambwira bati papa wawe na mama wawe ejo bagiye gusenga, barataha ku kagoroba nka saa 12, ariko ntabwo babashije kugera mu rugo. numva umutima uransimbutse, nubwo se birashoboka? ati birashoboka, musaza wawe bari kumwe ari uyunguye, ati yatashye ntabwo banyuze inzira imwe, ageze mu rugo ageze mu rugo arababura,
arihangana araryama bukeye kwikomeza biranga atajya mukono arashakisha araburirwa abona ubimenyesha abaturanyi mbese amaze kubibamenyesha bahita bavuga bati si koko batashye se bwije bahura wenda nari buse ikaba yabatwaye ikabatwara se ntagire n'umuntu umenya ko babatwaye mukumva se ribe yabatwarira iki wenda twateganyije tuti barengeje amasaha yo gutaha kubera muri iyi covid none turabandi bakavuga bati ntago ari wenda bahuye na ribe ahubwo igihe baguye muri uriya mugende wari mu murindi wari wuzuye kandi niho bambukira bataha ubwo bibaho bigeze nka saa 6 numva musaza wanjye arampamagaye ati umva rira cyangwa wihanagure kandi amarira turaza ariko wihangane mama turamubonye ahantu nari nige nahise nikubita bakubwiye ngo baramubonye ari muzima se bamubonye ngo ngondori mu mazi bamaje kumukuramo agifite akuka se oya yapfuye nyine naravuze suko kumana ndakora iki ndajya yose ndagerayo icyo gihe wahise ukora iki ako kanya wahise wambara imyenda urasohoka ntabwo nahise nambara imyenda njye nahise nikubita hasi ndahaga umugongo abantu duturanye mu mudugudu barahurura baravuga bati umuntu ntabwo ari bugere ubwo tuba mu muryango ngo byo dutabarana bavuga ati ntabwo ari bugereyo mufate 5,000 umuntu uza mu muryango mu mutegera mutira mugezi wabo uyu muntu yagwa mu nzira wanjye aravuga ati ngenda shaka igare muherekeze na mugenda inyuma gahoro ariko ntabwo nagendana nawe mu nzira rwose barantegera pe ikibazo naje kugira ndaza nsanga ahantu twitanya ruziba huzuye ni ukuzenguruka ahantu bitangara mukagaruka hano Gihengeri ngeze Gihengeri ubwo naraje mpageze umuntu arambwira ati hari umuntu uhamagaye ngo urebe icyo wanywa cyangwa icyo warya ndavuga nti wapi umutima wafunze mubyihorere nikomeza tugende turakomeza turaza tugeze hano hirya kuri satire noneho baramamagaye bati nimwirwa mukomeza rwondo mukomeze hehe kiberanya umutima waragurutse gusa Imana yarahabaye pe yarahabaye kuko ndumva ariyo yahabaye umumotari wari untwaye nabaye nk'umukoresheje impanuka kubera ko ngiye sinzi iyo nahise njya twitura hasi maze guhaguruka abantu ni umumotari muri no kuri moto wituye hasi nituye hasi hano ushaka kumara ahantu yanyekeje ariko ubwo nyine ndi kubigendana narihanganye ndambwira rero akira amafaranga rwose ukatusubirayo hatagira ikindi kibazo cyongera ku ntago nakongera kwirasa nano kwicara Karisa yo kabyara abavuye hano agiye ngo duwane se byaragiye kureba angati komera ndagufata mujyane nkugeze kuri satire twaraje tugeze kuri satire turahicara numva nongeye akanyabwabo kajemo ndikomeza maze kwikomeza ndihangana ndicara pe n'abantu bakansuhuza nkabikiriza gusa umurambo wa mama umaze kuhagera imodoka nkikubita amaso ahingutse mbona ifoto ye baraparitse kubukuramo ubwo mana ubuzima bwarahagaze gusa ngo banzanye amaboko bangeze hano sinanamushyinguye ubu nibwo ndebye ahantu bamushyinguye uyu munsi bivuze ko uwo munsi ukigera ku murambo w'umubyeyi wawe nta nubwo wabashije kumubona kubera agahinda umva ntabwo nabashije nkikubita amaso ifoto bamuzanye byahise bimera nk'ibihurangiye ngo ngeze hano ngo biraguma birarangira gusa mu gutaha mukuru wanjye Patricia aragenda mwakira utunini kwa muganga bantwara mu modoka yazanye umurambo bangeza Rwasama bati mwihangane mu mucyure mugende mu muryamishe ntagire umuntu umuvugisha bivuze ko hari iminsi nawe wamaze utazahuri bati n'icyo mu gitondo turaza kureba uko yaramutse atagira umuntu umwegera ntagire n'umuntu umuvugisha gusa ibyo byarabyihangane nagiye njya mu cyumba nkiraramo bukeye nibwo muri wese yambwiraga atari koko agatima kari kugaruka uyu munani wanjye arambwira ati ibi binini bavuze ko biryo ukabimara utagira na kimwe usigaza amasengesho nyine mama kubera apfuye ari umuntu w'umunyamasengesho amasengesho araguma bamesha baza bakasengera bati Imana igufashe wikomeze Imana idufashe n'undi tumubone gutyo gusa ariko icyo nshimira Imana nuko twe tunini twarankomeje koko ndakomera ejo nanjye mu bantu bagezeho umurambo wari ukiri mu mazi nari mpakandagiye bawuvanyemo mpakandagiye gusa byashatse kwanga ariko akarere kamaze gutwara umurambo bavuze bati mubyeyi we ntabwo twamujyana mwihangane muri buryo muri bumutegere badutegeye kwa Steri iratuzana tugeze Rwasama tuvamo
turataha dusubira mu rugo ariko icyo nshima Imana nagumye ndakomera mu gitondo navuze nti ntabwo nawe ntamubonye umva umwambo wa papa wa mama uko yari ameze uko yaragize ute ngo na papa ntindaga ibyumba bati ntujyayo bashangazi bangaba bati ntaho ijya nishanga n'indajyayo musaza wanjye mukuru abarambwira ati uyu ati nitugerayo karira sindi mugukure ati ariko ndagukubita urushyi ati kubera ko ntari bugukure mbabarira uguma ni nago nahaguma rwose nakanyabugabo kari kuza ndemera nikomeze noneho byagerageje gusa n'ibikunda banavuze ngo tujye kure ahantu mwambu gatero rambaza ati urajya kubureba none wowe ni iki wibukira ku babyeyi bawe ugiye kuzabakumburaho ni byinshi hasi nabirondora ngo mbirangije papa ubwo yapfuye yaravuye kunsura ejo bundi barampambwa barambwira ati imvura ni nyinshi nenda kuza kubasura bati imvura ni nyinshi buretse nicogora tuzakubwira ubwo nabaga byanshoboye nabuzaga wenda nk'agafaranga bagafite bakambwira bati mwana wa ntago tukwanga twakureze nk'umwana wacu katugire bakansunikira wenda nk'udufaranga nanjye naba ntufite bati bihe hano ni bibi dore nta mbaraga bagiraga bageze nko mu ihinga bati byadushoboye pe ntinange ubwo nta mwanya afite mushaka umukozi mumushyiremo cyangwa niba ari utundi ifumbire nayitunde ngewe mufagitire mumbwire muhembe muhereza amafaranga ibyo nkabikora twabanaga n'ababyeyi Imana hari sinzi niba hari n'umuntu uzagera ikirenge mu cyabo bapfuye ari intwari pe ubwo ngende kubatekera ati yanjye nawe nta mwana wundi wanyuze ariko ikintu cyambaje n'urukundo yankundaga nk'umuntu muri Nyagatare ariko yibazaga akaza kunsura ibitangaje kuri 13 z'ukwa 9 umwana wanjye yari afite ubukwe kandi urabona hari mu bintu bikomeye by'icyorezo ariko yaribabaje arahagera arambwira ati rero mwana wa mama wihangane mu kwezi kwa 7 hagati yako n'ukwa 8 nzagaruka kugusura ati kandi njya kuza nzaguhamagara ndabyikiriza ubwo none ikintu cyambabaje nuko ku cyumweru saa 8 uyu mwana niwe wahamagaye arambwira ati rero musaza wawe n'umugore we turababuze ndamubwira ngo ese ninde uravugisha ukuri ndavugisha ukuri none babuze bati arantekerereza arangije ndamubwira nti rero kubera yenda baba batashye barengeje amasaha nimujye kuri polisi murebe ko ntabahari nimusanga ntabahari baraba baguye nuko bagira bakubwira ati amazi yabatwaye noneho byageze hagati numva barampamagaye barambwira ati umurambo wa muramukazi wawe barawubonye n'abantu ariko mana koko ibi ni ibiki ubwo mfite umwisenyero zanjye w'umupolisi Kigali n'abarampamagara arambwira ati umurambo umwe barawubonye ariko ndurabuze ubwo naravuze nti Imana nubwo ntuye kure uko yibabazaga akaza kusura hano muri Nyagatare nanjye ndarara ngenda yenda imbwa zindye nahise mfatiraho saa 6 z'ijoro ndaza umurambo w'umugore we nahuriye nawo hano papa yakundanaga na mama pe urukundo rwabo ntako rusa ariyo mpamvu bana kuvuga ngo ibikundanye birajyana papa na mama bakundanaga pe none n'umunsi wo gupfa ubaye umwe nabwo barajyana hagati yabo kumva tubashyizeho nta wundi ugiyemo imva zabo ni izihe wazitwereka imva zabo uwa mbere ni mama ari ashinguye he ashinguyeho hano iyi mva iya kabiri ni iya papa nta muntu banyuzemo hagati nta wundi muntu urimo hagati yabo nta muntu urimo kuko bavanga ibikundanye birajyana ni nako bajyanye niyo mpamvu agahinda turagafite kubera ko urupfu rwabo rwatunguranye tutanabarwaje byibuze ngo tumenye tuvuge tuti papa na mama nubwo bagiye twarabarwaje nta kibazo cya nyuma n'uwe murage babasigiye mu muryango umurage badusigiye mbere na mbere n'urukundo icya kabiri ni ugukorana umurava icya gatatu ni ukubana n'abantu neza murakoze cyane
Hano turi ni ku kiraro ba nyakwigendera mwakurikiye umuhango wabo wo kubashyingura baguye muri aya mazi abari yabatwara barapfa. Iki kiraro rero nicyo abaturage bakoresha bambuka bava kuri kaburimbo berekeza mu murenge wa Bwisigi hano hakurya. Hano tuhasanze n'umwe mu baturage bajya bakoresha iki kiraro, reka tumusabe atwibwira anatubwire uburyo bajya banyura kuri iki kiraro mu gihe imvura iba imeze nabi. Ngewe banyitamani iriho Jean Pierre nuruka mu kagari ka Kitabi bw'umurenge wa Shangasha akarere ka Gicumbi. Iki kiraro gitura gitwara abantu nta nubwo ari umwe gusa, ugitura gitwara abantu. Ejo bundi haguyemo abantu babiri, none n'ubu ngubu urabona ahantu ni habi cyane, nta muntu wahaca. Izi saha namwe nk'ubu musanze mu kandi kanya harabahuzuye. Ubufasha dusaba no kugira ngo dushyire ikiraro gikomeye, byibuze bakoreshe amatiyo gakomeye kugira ngo abantu babone aho bambukira, kubera ubutaha nta muntu uzajya mu karere ka Gicumbi kurema isoko nangwa yatubatwarira n'ibiribwa. Hano icyo twagira ngo tukubaze, imvura iguye ari nyinshi cyane n'ikiraro kirarengerwa, bigenda gute? Nta muntu ushoboye kuhaca kubera yuko amazi garenga ibiti gakanyura hejuru yabyo agatwara n'abantu. Niko umuntu ashoboye kuza azi yuko ikiraro kigihari akajya kuhaca kakabagara mujyanye. Iyo amazi yarengeye hano nk'umuntu akagerageza kwambuka akandagira kuri ibi biti, ushatse kuvuga ko wenda hari igihe akandagira hatari igiti bityo akagira iyo mpanuka yo kugwa mu mazi? Bitewe no kubera abenshi niyo bataha, ubundi impanuka iba asigaje abareba igiti cyarakandagiraho atazi ko amazi umwuzure guhita kuguza kukanyura hejuru y'ibyo biti gahita gamutwara, nta kindi kintu. Kureka dushyizeho ikiraro kirekire ku buryo abantu bajya bambukiranya n'ubundi bisanzwe, ariko urabona nta kiraro gihari hano. Urakoze, turagushimiye. Namwe ahantu wamugana kuba amazi yakubise hejuru ukajya gushakisha ikirenge, nta jisho riba riri kureba. Turi kumwe hano rero n'umuyobozi mu murenge wa Bwisigi mu karere ka Gicumbi, twagira ngo atwibwire hanyuma anatubwire se kiriya kiraro bivuga ko bari abantu harimo baguye bagapfa yabakizi, hanyuma anatubwire wenda nk'ingamba zihari kugira ngo impanuka nk'izi ntizongere. Murakoze, nitwa Rushingone Jean Bosco, ni umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wa Bwisigi. Impanuka ikimara kuba twarasuye icyo kiraro, dusanga ni ikiraro giteje umutekano muke. Tugerageza kureba niba hari icyo twagikoraho, dusanga birenze ubushobozi bw'umurenge. Twiyambaje akarere, ubu nabo bari gushaka icyakorwa kugira ngo icyo kiraro gikorwe, kuko iyo urebye usanga nta yindi nzira abaturage bacu bafite yabafasha kugera kuri kaburimbo cyangwa se kugana ku isoko rya Byumba. Bityo rero turongera gusaba kugira ngo akarere kabishyire mu byihutirwa, abaturage bacu babone inzira. Murakoze cyane. Wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa, dukomeze tumusabire. Mwimanyi twumve, mwimanyi utwiteho, mwimanyi twumve, mwimanyi utwiteho. Nyagasani waririye ku mva ya Lazaro, duhanagura amarira turabigusabye. Mwimanyi twumve, mwimanyi utwiteho. Wowe wasubije abapfuye ubuzima, duhera umuvandimwe wacu Kabengo Augustin ubugingo bw'iteka, turabigusabye. Mwimanyi twumve, mwimanyi utwiteho. Wowe wasezeranyije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba, tugereze umuvandimwe wacu Augustin mu ijuru, turabigusabye. Mwimanyi twumve, mwimanyi utwiteho. Uhagije umuvandimwe wacu amazi
abarangije mwita mwaguka mugira bano bafata ifoto y'abantu bake mugire abandi gusoma abarangije mwigira inyuma gatoya abarangije mwakwigiye amategeko yawe ubutungane bwawe sinabuhishe mu mutima wanjye namamaje ubudahemuka bwawe n'umukiro uguturukaho sinahisha